twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice giheruka Maribori yabwiraga Melody ko aryama aho kugira ngo aruhuke agarure imbaraga akarushaho gucika intege. Mbara ubukeye we yaganiraga n'umuhungu we Shema amubwira ko asanga umuryango udakwiye gutererana umwana uhekewe na fidusiya. Manyobwa yari yaheze mu burira ashengurwa n'intimba kubera umugore wari wamuvugiye nabi Kimero. Ubwo Viki yaganiraga na Gakwaya se ko yarabaye nk'ufashe icyemezo kidasanzwe ngo abashe gutwaza Soso umusaraba, icyo cyemezo cyaje kubikiye. Reka ntangire mwiyumvire. Ego mani horaho. Soso. Agacupa se. Kwa gacupa. Gusa urabona hano ari mu kabari. Niko Soso warayeho cyangwa uhaje bukeye? Simbyibuka neza. Gusa icyo nzi nuko numva wamande macupa aya atatu byibura nayo yamagurutsa hano. Gusa birababaje kubona umukobwa nkawe ugeze aho ugiye kujya urara aho ubonye hose. Kuko ku muryango wangira ngugire nibura si umamagara nkaza nkagutahana. Ariko uziko naraye nje hano kuri ngira ngugire koko. Apo sinanamenye ko ariho naraye. Ay. Genda wakayaga urakagabo koko. Byakujemo gute subwo? Nta muntu wagusagariye se? Naje nje kureba Fiete ngo twongere tujyane waba ncumbikire. Sanga mwakinze. Nuko nyine mbura imbaraga zinkura hano ndakwama. Naho ibyo kunsagarira se kareka ninde wakubwiye ko hari uwantinyuka. Mbega ukuntu wabaye ubutita. Akira basi iki gishora aba wifubitse urebe ko washyuha. Urakoze sha. Akomari. Karamera. Uziko n'intoki zanjye ntabasha kumva niba zineho. Birasekeje. Ngaho haguruka ngo uherekeze mugeze kwa Viki uruhuke. Imana ishimwe ndabona telefone yawe ukiyifite. Mana we. Uziko Viki yamamagaye inshuro zirenga 10 simbyumve we. Ni ngende Sosiyo nagasomye mba nibereye mu munyenga. Tugende nyine ubwo nta kundi watumye barara bahangayitse. Suzu nahajya tuje kumutwara. Mumutwara hehe? Mwebwe muri bande? Byo nshize umutekano muri aka gace. Bagenzi bagomba kuza akajya gusobanura ibyo abasore bafata mu byo bwenge bakavuga ko ari ubimugo bibagurisha. Jewe se oya nukuri barambeshyira rwose barambeshyira ntabwo ari njewe. Ni koko se Soso arashinjwa gucuruza ibyo bwenge cyangwa mwamwibeshye? Byose arabisobanura aho tumujyanye. Nukuri ndarengana. Mari Karame wababwiye ko ntabyo nakoze. Ndarengana. Tugende. Ariko se Maribu uretse kwihagarara ko kumeze neza? Ese neza nta kibazo yewe, ahubwo mbwira uragenzwa n'ikizi saa 3. Nari mbonye mfite umwanya ndavuga ntawaza gutwara Erikire tukajya kuba turi kumwe. Nawe ukabona kuba wikorera turimo neza. Nibyo byakugenzaga rero. Ntumbwire ko ngiye kwisura ugiye kongera kujya mbuza kumarana igihe n'umuhungu wanjye. Nta kibazo ndamuguha umujyane ariko ukamenya ko ugomba kumurinda inzara. Nabonye hari igihe ugenda ukagira ngo ni umugabo nkawe. Ibyo ndabizirikana rwose. Nyuma y'amasaha biruze kumungarurira yonke rero. Ariko se ubwo ubona ntari mukuru koko Maribu? Nimba nashonje ndamugarura yonke nta kibazo. Umva kandi ibyo nibyo ndimo kwanga. Ntabwo umwana ugomba gutegereza ko yicwa n'inzara kugira ngo ubone kumuha ibimugenewe. Sawa ndabizirikana. Bizirikane rwose. Maribu umeze neza koko? Mpereza ku gatebe karaho inyuma ahubwo. Reka ngufashe utitura hasi cyangwa waba wicaye kuri aka gatebe. Urakoze Kigi. Mbega umutwe. Ariko se ko naherekane nkubaza nta amahoro. Nageze hano mu korwa rukujya kuruka none dore ni sereri iteyemo. Kingenzi suko nakubwiye ko ameze neza se. Maribu nkurikije uko nkubona ndabona ibintu atari shyashya. Ngo ibintu si shyashya? Ugushatse kuvuga iki? Cyangwa uratwite Maribu? Kigi uzi n'ikindi sohoka utahe. Nta mwanya w'amatiku n'amagambo nkeneye. Nyamara ikibazo mbajije kirumvikana. Wumvise neza nanjye urimo mvuga rumvikana. Sohoka utahe. Herikire nta nonye guhaye. Soso umerewe ute? Papa Viki urakoze kuza numvaga ntangiye kwiheba. Oya humura
erega nubwo njye na Vicky ukomeza kudusunika twe tukubona nko mu muryango wacu niko ye kuko si byo bagushinja warabikoze. ni ukuri ndarengana papa Vicky, njye nta biyobyabwenge nigeze ncuruza cyangwa ngo mbe abo basore banshinja. humura ndabizi kurengana soso, nari mbikubajije kugira ngo numve icyo bivugaho. none se ntabwo wagendeye ku myitwarire maranye iminsi ngo utekereze koko ko ibyo bavuga ari ukuri? Maze kuvugana n'abashinzwe umutekano nta bimenyetso bigaragara ko hahaye abo basore ibiyobyabwenge koko. ni ukuri urakoze kunyizera papa Vicky, none se ubwo nta bimenyetso bafite binshinja kuki batandekura? Humura baragufungura mu kanya. yewe mana we, ni ukuri urakoze cyane papa Vicky, sinzi ko nabashimira. Soso, urabona iminsi umaze ube wanjye, ndagira ngo ngusabe ko nitugera mu rugo mbwiza ukuri ku bibazo byose ufite bigutera kwitwara uko urimo kwitwara muri iyi minsi. ariko rero njye ni ukuri nta kintu nigeze nguhisha. Uraza guhitamo rero mbwiza ukuri cyangwa ufate umwanzuro umvire mu rugo. ubu se kuko mwanyirukana mu rugo rwanyu? None se urumva nawe ndi mubyeyi nyabaki kandi witwara uko wishakiye, ngaho watashye saa sita z'ijoro cyangwa waraye ku mabaraza ntazi n'ibindi byinshi ntaribwirirwe nsubiramo. ariko siko numva wagira ngo nabasabye kumfunguza. niba waje kumfunguza kugira ngo ubone uko ntongera, njye numva rwose wandika nkigumira hano. ariko ubwo urigira ibiki Soso? ese ubwo uragira ngo kuba naje kukureba nuko nari nabuze ibindi nkora? none se ko numva wagira ngo kuba waje kumfunguza ngiye kubyishyura imyaka. Wakabimenye nyine se ko naje kugufunguza? byibura ntiwari ukwiye kumenya ko kuba nguhangayikiye ari ukubera ko nta kibi nkwifuriza. ahubwo uko mbibona ndabona igitekerezo vicyangijeho tugomba kugishyira mu bikorwa. Vicky se nawe ushyigikiye ko munyirukana mu rugo rwanyu? Ega nawe ushaka kukwirukana byose biraterwa nawe. Niba ushaka kuba umwana mu rugo tubwiza ukuri, ni iki kikuvuna ku mutima? ibimvura mu mutima byo bizwi n'Imana yaremye biri ku isi. none se ahubwo Vicky n'icyo gitekerezo yabagejejeho? Vicky yifuza ko yajya kubera isikoti aho bishoboka kugira ngo akurinde kwandagara. Vicky akambere isikoti njyewe? Cyane yifuza ko yajyana nawe ahantu hose mukaba muri kumwe, hagira ibibazo uhura nabyo akakwangura, gusa hageze aho yisubiraho. byonyine ko yabitekerejeho biranejeje. amakuru y'iminsi Serita ntitwari duheruka. yewe amakuru ni meza da. hari aho narimvanye n'umuhungu wanjye Gihana. nibyo hanyuma ndavuga ngo reka nyure hano ndebe uko mumerewe. nuko rwose urakoze kudusura. nkuzanira akayi ga fantasi. oya nta nyota mfite urakoze Kiba. ntayo pe, ahubwo se Kibasumba wa Kibanga ko numva adakoma ahugiye mu duki. Manyobwa mu kanya yambwiraga ko ari bujye kuvugana n'umukiriya kugira ngo niho yagiye. nuko umeze neza ariko. yewe twari turi aho ariko nk'uko ubizi se tujya tumara kabiri. n'ubu hari ikibazo Manyobwa amaranye iminsi ku buryo ntazi nuko namufasha pe. nimukomere desi. Manyobwa byamugendekeye biteze. dore ngo hari umuntu uherutse kumubwira ko umubiri we warekuye. ariko ibyo ntawe utabibona. ikibazo rero Manyobwa byaramukomerekeje ku buryo yari amaze iminsi aryamye adashaka kurya adashaka kunywa ngo abantu bamubwiye ko ashaje. buriya rero Kibanga ndakumva. icyo nakubwira ni uko ugomba kumenya uko utwara umugore wawe. ariko kuko Rita ubona Manyobwa amutwara nabi koko? ahubwo icyabura ni ukwemera ko imyaka agezemo atabyiruka. icyo nyine nicyo ukwiye kwitwararika. niba Kibasumba wawe yumva ko ari umujene, umutware nk'umujene nta mpamvu yo kumukomeretsa. Rita njyara aho ngera rwose bikanyobera neza. ariko se ubwo uraho utaramenya ko iyo hagize umuntu uvuga ku myaka ya Manyobwa cyangwa ibyo kuba yabashaje ibintu bihindura isura. icyo nicyo kinyobera. sinumva ukuntu umuntu atabasha kwiyakira imyaka igashira indi gataha. ubu se ko kera najyaga nambara ipantaro mpagaze, ubu ugira ngo sinisunga agatebe cyangwa igikuta? gusaza se ko biza ari ugusahurwa Kibanga. urabimbwira ngewe si uko umugongo wanjye ntiwabaye uburere. ubu se ugira ngo nabasha gufunga rasize inkweto nunamye? ubu ngomba kwicara da. iyo mbonye rero ibyo byose bimbaho nemera ko ngenda nsaza ngasigaho kwigira umusore. uha amahirwe nuko ubasha kubyakira. erega ubuto buraryoha, ni nayo mpamvu ntekereza ko Kibasumba adashaka kuburekura. Rita ndakumva. nakubeshye mpora nibaza impamvu Manyobwa yumva abyiruka kandi ari urujyo. bravo Kibanga, bravo di. burya bwose wambwiraga ko umubiri wanjye utengerana nkikiza. kumbe ku mutima wawe hariho ko ndi
se wagarutse ryari manyo ahubwo se ni gute umuntu yumviriza ibiganiro by'abantu bitarekeraho ntiwivange mu biganiro by'abatakanye tiba none hakuramo impeta nakwambe tuyirambike hariya hanyuma uhagudu kujyane nari tuyunguye uti manyo ibintu wabifashe nabi ariko bitase topu mu gihe cy'amakimbirane na muhumurana wa manzi narahemutse maze nkora ibidakorwa mwana wanjye umbabarire. ariko se koko papa ibyo mbwiye byose warabikoze cyangwa uragira ngo wumve uko mvuga? Ibyo ntabwo ari ibintu natinyuka gukinisha mwana wanjye. Biragoye kumvikana ariko abaheza ngo niba dushyuhije imitwe twumva nta mutekano dufite ubwo dutangira kwinjira mu matsinda. Ayo matsinda se nibura nta muntu wabashaga kubafasha gukoma agatima ku nkurikizi n'ingaruka ibyo mwarimo bishobora kubageraho n'abana banyu papa? Mwana wanjye se ko umuntu yajyaga mu itsinda yabonaga rigizwe n'abo bahuje ibibazo. Uragira ngo iyo bavuga ngo ikibazo cyacu ni bariya hari ikindi wabaga ugitekereza uretse gukura ikibazo mu nzira. Kandi ababitubwiraga bari abayobozi tukumva bari mu kuri tutazi imigambi yabo bari bahishe. Mbese twumvaga abo tudakomoka hamwe arabo kuturimbura. Dukora ibintu bidutanguranwa nabo kugira ngo batadutanga bakatugirira nabi. Papa nyemerera mpubaza ikibazo kandi unsubize rwose. Basa ndagusubiza mwana wanjye. Papa sobanurira ahantu umutwe wawe wari uri ku buryo ugenda ugasenya amazu ugatwika ukagirira abantu nabi n'ibindi byose umaze kumbwira uzi neza nawe ko mwana wanjye mbabarira nanjye icyo kibazo ndakibaza rwose. Papa nanjye mbabarira ariko ndumva mu mutima wanjye ubaye undi muntu wundi nabasha gusobanura n'ukuri. Ushatse kuvuga iki se Viki? Papa nashakaga kuvuga ko numva mu mutima wanjye mbabaye birenze uko bitekereza. Papa ndababaye rwose cyane. Oya Viki ndakwinginze ntutume nicuza igitumye kuganiriza ku mateka yaranze ubuzima bwanjye. Ari wowe uri mu mwanya wanjye wakora iki se papa? Washimishwa no kumva so wafataga nk'intwari mu bandi babyeyi ari wowe yoguje imisozi abasenyera abatwikira kuko mu gihe cyahise ari wowe wakora iki koko? Ntabwo byanshimisha ariko girira ko nibura nemeye ibyaha byose nakoze nkanabisabira imbabazi none ubu nkaba naratangiye ubundi buzima. Papa mbabarira mu mwanya muto mbanze nzirikane ku byo umaze kumbwira tubone kuza gukomeza ikiganiro. Noneho rero reka nanjye nyarukire muri gahunda impangayikishije tuze kongera gusubukura ikiganiro nyuma y'amasahane. Amasahane yose papa cyangwa urimo urakwepa ko nkomeza guhata ibibazo? Halo, ninda tuvugana? Hello Josiane, n'umugabo wawe Gafarasi sha. Uramenya utazansenyera umugabo ngira n'umwe ni Gasore. Umere utase mama Gashe? Ndaho meze neza Gafara. Ese ko numva yuhaye kwisetsa noneho byagenze bitera? Gashema wanjye amerewe ate? Sha ndaseka kuko nishimye. Wavugana n'umugore mwiza wo kubyara umwana mwiza se ntuseke Josiane. Yewe Gashema ameze neza ndamukuzanira vuba cyane. Ndizera ko wamufashe neza. Ibyo ntubigireho ikibazo rwose. Namugaburiye amafi meza y'inahi rusangi. Ameze neza n'umusore w'imbirizi rwose. Icyakora Gafara. Nubwo kumara iminsi ingana ityo ntabonana na Gashema wanjye byanteye irungu. Ariko narishimye ko amaranye iminsi nawe. Josiane uri umubyeyi mwiza. Yambwiye udukuru twinshi. Reka turatembera. Sha mbese nongera kumva uburyohe bwo kuba ndi se wa Gashema. Yewe Gashema nawe yaramaze iminsi akunyishyuza mbaza niba papa yaramwanze nkamubwira ko azaza kumureba vuba. Josiane ndakumva. Warakoze rwose kudatekera mu mwana wacu ibitekerezo bibi umunyangisha. Hanyuma se Gafara? Karame. Umutima wawe ukumbura umuhungu wawe gusanya ntabwo ujya unkumbura. Umva sha. Ntabura nese kugukumbura koko Josiane. Reka. Gusa nyine kubera utuntu twinshi twagiye tuba hagati yanjye nawe. Ahubwo mbafite ipfuruwe ryo kuba nanaguhamagara. None se papa Gashe? Karame. Uzagera ino ryari ngo numve niba bitazahurirana n'amasaha nzaba ndi mu kazi? Ndashaka ko ejo nzakuzanira Gashema. Isaha yose ndayimenya. Ariko Gashema naramujyana kwa Nyiranjishi
wavuga ukaza ukahamusanga. oke ntacyo noneho tuzavugana. none nk'uko nari maze kubivuga tukibanda ku masambu n'iriya mitungo yindi tumaze kuganiraho. ariko se mbarukeye muganje wanjye niyo mpamvu ushaka gukorera ajya kandi tukiri kumwe urumva atari ukwisurira ibibi koko? oya mama erega kuba papa ashaka kugaragaza imitungo ye nuko yagabanywa abana bigiye abatakiriho ntacyo bitwaye rwose. cyane rwose impamvu yatumye mbitekerezaho ni ukugira ngo mbisobanure kare nubwo nta kibazo cy'ubuzima afite. erega burya ubuzima buratungurana. shema urabyumva ko sasa n'ufite impungenge ko hari nta buzima burambye afite? erega nyine natwe nabaye kuri ino si nzi uko ababyeyi twari tuziranye bagiye bagenda bitunguranye ugasanga abana babo basigaye baryana. ibyo rero si byo nifuriza abanjye. nyamara igitekerezo papa yagize genda gishima ndetse cyane pe. nyiranda ndakumva ngaho mbwira niba wifuza ko fidusi yazaza kubabuza amahoro mu gihe naba ntakiriho. ahubwo wa mugani ababyeyi bose bari bakwiye kujya batekereza kuri icyo kintu hakiri kare. mama mubizi ko imvururu nyinshi zivuka mu muryango ari ukubera ababyeyi baba baragiye badasobanuye ibintu koko. si byo nahoze mubwira se Shema? ariko wa mugani aho kugira ngo umuryango wanjye uzagerweho n'ibyabaye kwa Rwamakuba amaze kwitaba Imana byakorwa kare cyane rwose umuntu akamenya he n'amakuru yuzuye bikanandikwa ku buryo nta kindi kintu cy'ubucakura cyavukamo. Shema ahubwo zana urupapuro dutangire tubyandike nk'uko Mbarubukeye yabyifuza rwose. ahubwo se mwaretse tugahamagara Batamuriza akaza akaba ari we wandika. harya ubwo twe turi batatu ntiduhagije ku buryo twabyikorera? byose byaterwa n'uburyo muzehe ashaka kubikoramo. gusa ahubwo nanjye nungutse ikindi gitekerezo. giteye njye ndumva byaba byiza usibye no kuba Batamuriza nawe akwiriye kuza kwandika. dukeneye nibura undi muntu umwe wo hanze y'umuryango nawe waba uhari nk'umuhamya. urakoze cyane Shema. icyo kintu ntabwo nari nagitekerejeho kandi nacyo ni ingenzi. ahubwo rero twareba mu nshuti za hafi z'umuryango tugashaka umuntu duhitamo tukamutumira akaza. ndumva twahitamo hagati y'Agakwaya Muzatsinda cyangwa Rita. ariko murabizi ahubwo ngize amahirwe kuba tudahise tubikora aka kanya. nkeneye kongera kubitekerezaho neza rwose. kuki mama? ngaho re nyina ndatwa azasubiza amazi mu iriba naho ubutaha. iki gice mumaze kumva cyahembwe na Nahimana Clemence. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0780803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na muhanzi hakemetsi ngemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi. uyu ni wa mwanya w'urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. kuri uyu mugoroba turakomeza ikiganiro Musagara Andereya yagiranye na Niyomugabo Emmanuel n'uwo mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo. ubushize yavuze uburyo urugo rwa Shema na Batamuriza rwamufashije kubaka urwe. ubu rero arakomeza avuga byinshi yungukiye muri Musekeweya muri iyi myaka igiye kuba 17 ihita kuri radiyo. ese hari izindi nsanganyamatsiko waba wifuza ko twazandikaho muri Musekeweya utumvamo cyangwa se ukaba wumva tutazijyamo bihagije bikaba bikenewe ko twazikoraho kurushaho? yewe rwose mbona ibyo mukoraho mbona ari ibyo pe rwose nta zindi nsanganyamatsiko navuga mwajyaho zirahagije. mu gihe gitoya Musekeweya iraba yujuje imyaka 17. ukurikije uko ikora urumva iyo myaka ibikorwa byayo bihuye nayo cyangwa se yaragwingiye umusaruro wabaye mukeya? oya mu myaka rwose imaze n'ibyo igezeho ahubwo mbona byaho ukaba bigeze nko mu myaka 25 kuko rwose igeze ku musaruro mwiza. yaratibitse cyane ku buryo ifite ibikorwa nk'ibyaho yabimaze imyaka 25. niko byumva? cyane rwose pe niko njye byumva. reka tuvuge ko ubaye umuyobozi wa Muhumuro na Bumanzi. ubutumwa bwa mbere wageza ku baturage bawe n'ubuhe?
ubutumwa nabagezaho nababwira yuko ubundi ku bana kwiza nta kwironda cyangwa hazamo ibintu by'amacakubiri cyangwa ironda akarere bakajya basenyera umugozi umwe aricyo kintu cya mbere cyanabateza imbere. urakoze cyane. Ese utekereza ko muri iki gihe hari urubyiruko rwifuza gushinga urugo rushobora kuba rwahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo na batamuriza wawe? Bibaho. Hariho abantu rwose cyane cyane nk'abantu bakuru guhera nko ku myaka 45 baba bafite mu mutwe wabo ntazi ukuntu haba hameze ntabibare ko ari nk'ingengabitekerezo. Ababyeyi nk'abo rero wabagira inama ki? Ababyeyi nk'abo inama nabagira inama yo kuba batakwivanga mu rukundo rw'abana kuko n'ubundi ubyivangamo bikarangira babanye, ahubwo nabagira inama yo kubareka bagakundana nabo, n'ubundi iyi saha y'Imana igeze nabo nibamenya ukuntu nabo baje bakongera bakabakunda. Hanyuma urubyiruko narwo ruri mu bibazo nk'ibyo ngibyo rugeragezwa mu rukundo rwo warugira nama ki? Urubyiruko narugira nama yuko bagumya nyine bakikundanira kuko n'ubundi nta cyakoraho umugambi w'Imana. Ndagira ngo noneho umubwire umukinnyi cyangwa abakinnyi ukunda kurusha abandi. Yewe nkunda Batamuriza na Shema, nkakunda Kigingi, nkakunda na ba Rutaganira bariya na kariya gakobwa nubwo nibuka izina ryako ba Kigingi bakunda kugira inama kaba kagiye mu biyobyabwenge kakanga kakabijyamo Kasoso. nako ndagakunda burya nabo bakina neza kandi ukabona ko ibintu barimo bakagerageza kumugira inama ngo abireke. Shema na Batamuriza bo impamvu bakunda nayimenye wayitubwiye bihagije. Hanyuma se Rutaganira we umukundira iki? Kigingi we umukundira iki? Uraza kumbwira mu kanya nako Kasoso impamvu bakunda. Reka duhere kuri Rutaganira. Rutaganira nje rero nk'iyo ari kuvuga ari kuganira banumva hamwe ari kugenda neza ahandi akagenda nabi, ariko nyuma ukabona yuko yagarutse mu murongo. Hanyuma Kigingi nawe umukundira iki? Kigingi nawe ikintu umukundira nuko nabonye yaba ari nk'umusore mwiza yigisha abandi. Icyo kintu namukundiye. Naho Soso nawe impamvu namukunze nuko wenda yagiye muri biriya, ariko nabonye ko nyuma yaho nabara yuko azaba ari nko kwicuza akazagaruka mu murongo, amasomo namara kumufata neza akabona ko ibyo arimo atari byo. Umuvugaho wavuze ngo Kasoso ni ukubera ko ari gatoya, ni ukubera ko ari keza, kubera iki wakise Kasoso? Impamvu namwise Kasoso nuko ari ryo zina numvishe namuha. Umva se barabitewe n'iki? Nabitewe nuko nyine ari imyitwarire ye. Nabonye atari kwitwara neza, navuga ati kora ni Kasoso nyine kawo ngaho katitwara neza. Hanyuma ikintu cyakubabaje muri Musekeweya muri iki gihe imaze itambuka ku maradiyo ni iki? Ikintu cyakubabaje mu byakinweho ni iki? Ikintu cyambabaje n'uriya mukecuru nuza nuko nibuka izina rye neza, hari umukecuru ufite ingengabitekerezo niko navuga utajya uyitsimbukaho. Zaninka? Zaninka, murakoze cyane. ni Zaninka niwe mukinnyi wo muri Musekeweya rwose ubona naza, ariko wenda ibyo akina ubona ari byo kubera ari ugukina, ariko nyine ukabona ntago agiye ava ku izima byaba byiza. Tuzamukuremo se? Oya ntago mwamukura, yigisha abandi. Navuga ko yigisha abandi aho kugira ngo bamere nkawe, bakavuga ati oya ntago dushaka kumera nka Zaninka, reka duce mu zindi nzira ntituzamere nka Zaninka. Urakoze cyane rero ku bitekerezo byiza duhaye, urakoze ku buhamya bwiza duhaye, n'umwanya wawe uhenda wari uri mu kazi ariko wemeye rwose ukavaho urukundo ufitiye Musekeweya. Tukaba tuboneyeho rero kusaba gukomeza kuyikunda, natwe ntituzagutenguha, tuzagumya tuyikore inogeye abayikunda, kandi ukomeze wibere n'umuvugizi ahangaha ku Ruyenzi n'ahandi. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze cyane niyo mugabo Emmanuel ku kiganiro atanze. Mbere yo gusoza reka dushimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Abari baduteze yombi namwe mwakoze cyane. Dukomere ku ngamba zo kwirinda COVID-19 kugira ngo turengere ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya impumuro na bumanzi, hakemetsi ngemwe z'amahoro ntuzitangwe, hari urwango ntizimera.